kuvuga ngo Jean Paul arahanwe ntabwo kwanza ubu ntarahanwa biracyari muri process ishobora kuganisha kuguhanwa avec presumption of innocence aracyari umwere ariko hari n'abandi bantu bakabaye nabo barakomanzwe nyine ibiganza bikomye Jean Paul bimubwira ngo warenze umurongo utukura hari abandi bantu bawurenze bavuna umuheho umwe bahabwa undi Jean Paul ndamushinja ikintu kimwe gikomeye nubwo nk'umuntu dusangiye cyangwa twasangiye umwuga w'itangazamakuru ntakishimira ko afunze ariko ndamushinja ati rero turamutse dushyigikiye M23 byagera kure Ive izi ngabo za Uganda zimwe mu mpamvu abantu bavuga ko zagaragaye nk'igishyigikiye M23 harimo ko cutting off water, cutting off electricity, cutting off medicines. It is also destroying people from Gaza. Yeah, I know. It's a war. What we need to do is my enemy. Should I help the enemy? No, never. Which country will do that? Which any country in the world will do that? We have so many countries that support them. There are Egypt, there are Qatar, there are Dubai. There are so many, Iran. There are so many countries that wants them to win this war. Benshi mu baciye batanga ubuhamya nari mfite ikibazo cyo kubura urubyaro kubera ikibazo cy'imisemburo mike nari mfite naje kugana ivuriro Everlife riramfasha ubu nanjye mfite umwana mu ivuriro Everlife nayivurije ibibazo by'umwijima n'iby'amabanga y'abashakanye mwabyiyumviye ni ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho wabuherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose kurangiza vuba no kubura ubushake indwara zifata abadamu zose igwingira ry'igitsina indwara nk'umwijima diabete amara igifu asima abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri 0788 Everlife icyizere cy'ubuzima twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza mwese abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda turi kwa kabiri ku itariki 17 z'ukwezi kwa 10 kwa 2023 ni ikiganiro cy'isesenguramakuru ko bisanzwe kuri aya masaha mba ndi kumwe na bwana Yves nkuye mu ruge Yves Kagame namahoro cyane nabonye wiriwe utumva uburyo mugenzi wacu Nkundineza Jean Paul yatawe muri yombi kimwe n'abandi bagenzi bawe barimo ba Oswald Mutuyeyezu Byansi Beka reports ntabwo nge ndi muri icyo cyiciro ngenda byumva ariko mu buryo bujyana n'aho u Rwanda rugana n'intumbero rufite mu bijyanye no kuvugurura ubutabera nkabiheraho mvuga ngo byakabaye byiza ibintu nka biriya bikumiriwe mbere yuko biba gukumirwa mbere yuko biba harimo kuganiriza umuntu mbere yuko agera kwa ruriya rwego harimo nanone no gutuma abandi bakora nkabyo ataba umwihariko wo gufata ibihano nk'ibyo cyangwa se kugezwa imbere y'ubutabera hari abandi bakoze ibiremereye kuri urwo rwego cyangwa no kurusumbya bidegembya ndetse banafatwa nk'igipimo cy'ubutabera cyangwa umunzani w'ubutabera ntugiye kumbaza amazina ntabwo ndi umushinjacyaha wigeze kuganira na RIB y'ubwayikubwira yuko buri muntu wese amategeko amureba ariko nawe ubwawe uri umwe mu bigeze gukora inkuru y'umuyobozi ari gutuka abantu mu ruhame Madame Nyasiye nabyise gutukana kandi ari umuyobozi none hari n'abandi batari umuyobozi batari abayobozi batukana ibindi bintu nyine nge ntasubiramo ngenda ntabwo ndagera kuri urwo rwego ntabwo abantu babyumve neza ntabwo nshima uburyo Jean Paul Nkundineza yayobowe n'umujinya cyangwa se n'akababaro atewe no kuba Prince Kid akatiwe n'inkiko kandi yari yarakoze byose bishoboka ngo abumwere uri kumva kubera ko yabonaga ko ibihari hari ibindi biganza biri inyuma birenze kuba ubutabera busanzwe none hakavuga ibyo nge ntavuga cyangwa se ibyo ntakifuza ko uwo dukora umwuga umwe cyangwa inshuti yanjye ivuga ariko nanone kuvuga ngo Jean Paul arahanwe ntabwo kwanza ubu ntarahanwa biracyari muri process ishobora kuganisha kuguhanwa avec presumption of innocence aracyari umwere ariko hari n'abandi bantu bakabaye nabo barakomanzwe nyine ibiganza bikomye Jean Paul bimubwira ngo
warenze umurongo utukura. Hari abandi bantu bawurenze bavuna umuheha umwe bahabwa undi, umwe, babiri, batatu, bane, batanu, batandatu, barindwi, ndetse bamwe na bamwe bakanatukana ku bintu umuntu agutuka ukaba wavuga uti nta kundi. Imyanya myibarukiro y'ababyeyi, hari n'ibindi biba birenze ibyo ngibyo. Rero nkavuga ngo niba dukeneye kubaka sosiyete ifite abantu bafite ubuzima bwo mu gifu n'ubwo mu mutwe, kwa kuntu njya nkunda kukwirata iyo naje meze neza, ubwo nifite umutekano mu gifu no mu bwonko, buriya umuntu ashobora kuba menase bakamwataka mentally agaceceka ntanariacting, ariko imbere bombe yamufashe. Nibwira ko ari nayo mpamvu ntishimiye ko uyu mwari w'umunyarwandakazi bakomeza kumugabaho ibitero. Ntibwira ko no mu byatumye reaction yizamo ingufu, hari ibitero byinshi yagabweho bikamuremerera, none akagira igihe reactingana ingufu, ngira ngo uri kubona ko n'ubu ngubu reaction zigikomeje. Ariko nkavuga ngo niba ari uguca umuco wo gutukana utanabereye umuco munyarwanda, utanabereye u Rwanda, bikwiriye kuba umurongo ugororotse, bikwiriye kuba ibintu bitareba kari nijabo ngo ntibirebe kastiyo. Keretse ikibazo kibaye ngo ninde utukana ninde utukwa, analize igaheraho. Ariko niba gutukana ari ikibazo, rwose inzego bireba zibirebe, zinabikomeze, zigende hose. Ariko nta nubwo mbona ari ibintu bishingiye ku gufunga no gufungura gusa. Buriya twiga primaire hari amasomo twigaga bishobora kuba yarahinduwe ubundi buryo, ibintu byitwaga education civique, civisme, ndetse na education morale. Buriya bintu hari uburyo abantu babyigiragamo ubupfura, kumenya kubahana, kumenya kudatukana, kumenya kutabigifura, kumenya dukwiriye kugira icyo kintu cya tolerance, flexibilité, abantu bakoroherana. Ntabwo mvuga ngo sinumva ko Jean Paul uburyo yafunzwe, ndabibona kuko tunavugishije ko n'igihe hanze ya mikoro na kamera tujya tubiganira nk'abakora umwuga, rimwe na rimwe tukaba twavuga duti ibi bintu yakoze ahari byari kugenda gutya, sibyo? Ariko se niba Jean Paul afunzwe, ejo dufite icyizere ko nta wundi uzakora nk'ibyo Jean Paul yakoze. None se iyo urwara rwakuze ku rutoki, baca urutoki cyangwa baca urwara? Baca urwara. Hagashakishijwe umuti. Donc wowe baciye urutoki aho guca urwara? Ntabwo ari cyo ndi kuvuga. Ndi kuvuga ko uri kunganisha kuri bimwe bavugaga by'uko Jean Paul ntari kumva uburyo yafunzwe. Ndi kuvuga yuko hakwiriye kujyanwa igice kinini kwa ko haciwe urwara rw'urutoki rumwe, izindi nzara zigifite intuzo, izindi ntoki zigifite inzara zishokomoye. Kandi ntibibe ku cyo gutukana gusa. Hari ibintu bita ngo n'ibyaha byibasira sosiyete. Buriya umuntu ugabye igitero ku mutima w'umwene gihugu umwe, sibyo? Umuntu akajya aryama kenshi umutima wuvirirana kuko ataza kuriactinga cyangwa zikijwi rye ritaza kumvikana. Hari amahirwe wenda ibi byabaye abo Prince Kid yahohoteye babonye umuntu ushobora kuba guhohotera bahedeye yabikatiwe n'inkiko. Ariko aracyafite uburyo, ariko kugeza uyu munsi yarakatiwe. Abo yahohoteye hari amahirwe ko babonye ijwi rishobora kubavugira kandi rikumvikana. None hari n'undi muntu wiyimu butabera akavuga ati sinavuga kandi yarahohotewe, cyangwa akavuga ati ninavuga ntabwo ndi bwumvikane. Ibyo bintu birakwiriye ko biba rusange, tukaba sosiyete ifite imitima imeze neza, idafite bamwe bafite imitima ivirirana, urumva? Ikaba sosiyete abantu bari gukora bakibonera ibiceri bakabirya batuje. Ariko none ikabamo sosiyete abantu biga umuco wo kudahangana. Nukuri ko Imana nujya kureba ano makesi menshi ari kuganisha abantu mu nkiko muri no minsi, urasanga ashingiye ku kintu cyitwa guhangana. Kubera iki karinjira ko uyu munsi dukorana, ejo kuki tutananirwa kumvikana tugamagana inshuti zacu? Ntidufite inshuti tubizi ko tuzihuriyeho, ari izawe ari izanjye, nkaba nakubwira nayihamagara nk'ibwane bana karinjira abo yananiye bigende gute, byanarenga izo nshuti nimba byanze basi nkaba nanareba no mu basanzwe muri za nzego bitari ikirego, navuga nti nakumvaga namurega ariko sinshaka ko bijya mu mategeko. Wamuje na karinijabo kubera iki sintakaze karinijabo cyangwa ntuntakaze? Kuko mwana iyo umuntu agiye muri gereza, umuntu agiyemo hariya, ntabwo ntekereza ko ushobora kumara umwaka wose ukibyina insinzi. Nukuri kose mu gihe ukirakaye, ejo nkoreye akantu nkakoresha uburyo nshoboye tukakonaga Madrid, umunsi wagiye najya nikomanga mu gatuza ntibundi se karinijabo yigiraga ibiki subundi uretse no kunkanga ngara arampatse subundi ubusa arihe noneho yongera mpake. Ariko ntabwo umwaka washira nkishimire ibyo bintu. Niko ikiremwa muntu tumeze. Amezi 3 ane yazajya gushira nkatangira kwibuka good memories, wenda ubwo nge nuko tuziranye. Ariko nundi ku muntu ufite ubumuntu, sinzi niba narigeze kukubwira inkuru y'umugabo nigeze kumukoraho inkuru, hari uburyo we nabandi banyereje amafaranga muri sako muri zango. Yego.
none rimwe duhurira muri salo ngisi nanibukaga isura ye ariko uburyo natangiye inkuru bishobora kuba biri mu bintu byamweguje kuko yari yavuze uburyo yari yavuze nka ngoboka uburyo abayobozi b'akarere bashobora kuba baza kugenzura mu bintu bya sako nta n'ubumenyi bifitemo n'ibiki none ngewe kumva hari n'ubwana ntangira inkuru nyine nkushaka ko agakuru gasongoye nkora karidi kameze gutyo nyine yatake ngashingira ku kaklipe nturo kavuga ibiyo ntaravuga yuko ibibazo yisaka ifite bishingiye ahanini ku bayobozi b'akarere babyivangamo nyamara bamwe muri bo badafite n'ubumenyi ku bijyanye n'ubukungu nkashyiramo atangaje ibi mu gihe hari hashize iminsi mike abayobozi b'akarere basuye ino sako ndetse bategeka ko hagomba gukorwa igenzura rituma amafaranga angana gutya bivugwa ko yaburiwe irengero agaruka nshyiramo umuyobozi mu gihe ibi bivugwa nyamara abaturage bo baracyakomeza kurira banatakamba ko batazi ibyabo ngo iyi sako yari imaze kugera ku mutungo ungana gutya aya ngaya yaragiye ndetse uburyo anyerezwamo bakavuga ko habakorwa ibikorwa nkubitamo ntabwo ari sako ya mbere inyererejwe umutungo ive nkuye mu ruge radiyo izuba mu bukeye baramwirukana hashize iminsi tuza guhurira muri salo de coiffure duriye muri salo de coiffure aramenya nge sinamumenye twe twarabonanye ariko urumva kubera ukuntu ubura n'abantu benshi ntabwo nitaye kumwibuka bari barangije kumwogosha arandindira baranyogosha barampanagura nsotsa aransuza ivyo bite ni byiza umeze neza hiye none se ko nabajije amakuru bakambwira ko utari umugome kuki ngiye wambereye umugome ngiyewe none se ari nkaho ufite abana tibari abana ubona n'abana be yari yabazanye kubogoshesha n'abana banjye ari nkaho ejo umwana wakajya kwiga bakavuga ko isa ari umujura yibye sako aho ngari ukenesheje abantu bose how can you feel none se ubundi kariya kantu niko kanumvaga mu nkuru koko gatanga amakuru aremereye kurenza ibindi nyuma ikiganiro twagiranye kinyereka ko byashobokaga ko nari gukora inkuru nziza kandi itamurimbura wenda nshobora ku munsi iyo nkuru uretse ko ntahise nanabimenya ko bamweguje nshobora kuba nari kubifeta ariko nyuma yo kumva uburemere n'ingaruka byamugizeho numvishe yari n'ibishoboka niyo nkuru nari kuyireka sinzi muri kubyumva noneho uyu munsi tutateje imbere umuco wo korohera na gusaba imbabazi no kuzisaba no kugira ngo wumve ko ntari ku ruhande rwo kuvuga ibyo wambwiraga ngo sinumva uburyo Jean Paul afunzwe Jean Paul ndamushinja ikintu kimwe gikomeye nubwo nk'umuntu dusangiye cyangwa twasangiye umwuga w'itangazamakuru ntakishimira ko afunze ariko ndamushinja ikintu cyo kugira rigidity rimwe na rimwe hari igihe ugera ukavuga uti reka ibintu bireke kuba ngewe vasas reka ndeke gupushinga kuko uko upushinga haza force de repetition urapushinga upushingwa none rimwe na rimwe ukajya usanga buriya uzirinde kurema gatuza imbere y'umuntu hari igihe ubara gatuza kawe vasaza ke ariko utazi inyuma y'utundi dutuza duhari ibyo nabyo bibaho mu buzima rimwe na rimwe ugasanga wowe barakubiranduye hari umugabo wa undi tumwita gute wo kuri Twitter umwe wanyeretse nsigaye nkunda gufollowinga ni Dr Dash Dr Dash ejo bundi yari ari gusobanura ibintu byanatumye ndaransoma utundi tuntu tujyanye natwo rwose twanaryoheye by'umujepe wa perezida Karusisi uyoye umujepe urinda perezida Kagame ukuntu muri arena perezida yahaye amahirwe umwe mu bahanzi ngo baganire noneho ibonsa ye y'uwo muhanzi gashaka no gukomeza uko itarega gatuza imbere y'umujepe noneho abajepe ntabwo bari bafite tayi nini n'ibizigira nk'ibyo tumujepe umwe araza akora ahantu umuntu ahita yica bugufi rwose ngo nge mu maso yanjye nese mbona iyo shusho umugabo wikije yaca bugufi nk'umubyeyi ugiye kubyara urumva noneho icyo narindi kuvuga ndi guhuza n'ibyo bintu hari igihe ushobora kureba gutya ibyo ubonesha amaso bikakubeshya kumbi inyuma hari ibindi utabona apari iyo tayi ntoya y'uwo mujepe hari ubundi bumenyi yari afite burenza zingo ndakandi ihe buto ubuje yabuba imfabusa niyo mpamvu y'ibintu byajemo guhangana iteka birangira nabi hanyuma Yves nuko nari ngucokoje gusa nkumva ikiganiro kirangije ariko Depite Ndagijimana ntashyigikiye ko abafite uburwayi bwo mu mutwe bakomeza guteragurwa ibishinge turareba na dosiye ya Apotre Yongo yamaze kuregerwa urukiko Felix Kurayige uyu ni umuvugizi wa UPDF Uganda People's Defense Force yego y'igisirikare cya Uganda yavuze ati dushyigikiye M23 urugamba rurahindura isura Fardc nayo rero igiye kuzana izindi batayo 15 mu rugamba rwo kurwanya M23 hanyuma igoma abantu 7 bahiriye mu nzu turanareba uburyo President Joe Biden wa Leta Zunze za Amerika yagiye muri Israel arahagereje yego
yarahagereje ya ngibyo uyu munsi ni kwa kabiri hari indi nkuru wumva turi bunyuremo zose buriya ntizihagije ahubwo tukazivunagura twihuta cyane ariko se ba bantu baza kurangura muri Kigali bazi ko bakwiye kujya barangurira muri Forest Limited kwa Gadi hariya mu mujyi hariya hantu rero impamvu nziza yo kuharangurira ku bantu bafite nk'ibintu byinshi yego bashobora kugutwaza cyane ukaba nawe uri umuntu uranguza kuko urangura i Kigali nawe ukaranguza abandi egereza abantu serivisi imodoka rwose barayigupakirira baragutwaza hariya iyi Forest Limited ni ahantu hameze nka stock abantu bashobora kujya bajya kurangura ibiribwa birimo umuceri ukeneye nk'amatoni y'umuceri rwose waza bakagupakirira ikindi ukeneye kurangura amarikeri likeri ntoya na likeri nini ikindi ukeneye kurangura amata yangaya y'ifu ukeneye kurangura makaroni ukeneye kurangura za margarine za didos zira z'abana na bafite ibintu byinshi kandi ku giciro cyiza ntabwo ari abingano nini gusa nawe ushobora kuba ufite boutique Kimironko yego ufite boutique Nyamirambo ufite boutique Rwampara ufite boutique Gikondo ufite boutique ku Gisozi ukaba warugiye mu mujyi ukeneye kurangura utuntu tutari na twinshi twa ducogocogo two muri boutique ganayo nanone hari nk'abantu bakunda kuba yifitiye ikirikeri cye mu rugo agenda asomaho gake gake uri kujya kukabara ahantu baguhenda cyariye ku kiranguzo babwira uti ndarangurimo yego cyangwa nshobora no kurangura ikarita imwe nk'abayishyize mu rugo uburamiye ayo ngayo uzayagura sauce tomate zo gushyira mu bitoki icyiza rero hano muri Forest Limited iyo ukeneye ibintu urahamagara ugahamagara ukibereye nk'Irwamagana tuvuge wibereye mu murenge wa Musha ukabwira uti nkeneye amakaroni maremare wenda amakarita 3 nkeneye inzoga zo muri ubu bwoko amakarita 5 nkeneye wenda umuceri imifuka 10 ukaza ugera i Kigali wa mwanya wo kugenda usirikira ugira ute usanga babipakiye cyane urize imodoka uhita ugenda Forest Limited ni hariya ruguru ya Ragarete mu mujyi urahazi yego hafi na Surufo yego kuri wa muryango hirya wa Surufo cyangwa se wa muryango usohoka muri gare w'imodoka ziba zijya nk'inyamirambo muri la gare yo mu mujyi ugahita uzamuka ruguru gato ukeneye rero kubahamagara ni 0786 54 76 88 nkuko mubireba no kuri iyo foto y'ibyo bagenda baranguza cyangwa 0784 52 30 Ive karame uheruka muri sauna se oya ngerega buriya ntabwo nshobora kujya kwa Samu kenshi ariko ntagiye muri sauna buri gihe ubwo heruka yo wari ugiye gukonsoma iki igikoni akenshi hari igihe mba ngiye gukonsoma igikoni mvuze ngo nava hano nkatega moto ngiye hariya kunywa naba mbeshye rwose target yanjye ya mbere aba ari igikoni ya nkoko bite inkoko imeze neza rwose iraryoshye ariko ubwo mperuka ntabwo ariyo na konsome ndi kumwe n'umuntu udakunda ibintu by'amakoko kandi niwe wari umuterankunga sinzimbuza amategeko yo kuvumba umuntu uza gukora ku mufuka akishyura wirinda kumuvuguruza kenshi ubwo rero gahunda ukuntu ibimeze yavuze ngo burushete wita koma yombi ahubwo ubushize na hari ifi yo kwa Samu nayo ni nziza ukunda amafi nta kintu kidufitanye isano n'inyama ntakunda none se ifi wari wayiharya yego ahubwo narayiriye turi kumwe ahubwo ikibazo we ntiwari uri kurya ubanza byari byagukomeranye twari kumwe abo bizi icyo gihe ukanansiga ifi yaho ngewe narayikunze cyane kurenza n'inkoko bafite ifi nziza kandi mucoma yarambwiye ati nibura amasaha 2 kuzamura amasaha 2 n'igice niyo nshobora kuyitunganya kugira ngo ibimeze neza burya none hiriya mwari mwayikoresheje kare nahamagaye ndi hano ndabwira ni mwe munshyiriyeho ifi
ndagenda njya muri sauna mvuyeho njya gutsiritwa amucoma w'umusaza yashatse nimero yanjye ngo ibintu ejo namuvuze ngo narabikabije atiki amwe expert kurumva ngo wanyangishije abantu ngo wababwiye ngo nkwiryaho kandi niba nkubwiye ibintu par expérience c'est par expérience ndacyari Faransa ndavuga ni ejo nzongera kurumva ngo nese ngo mon petit frère kukubwira yuko maze plus de 30 notsa ntabwo ari ibintu wafashe au sérieux ukavuga ngo ndabigukangisha no c'est mon histoire umusaza usobanutse cyane mzehe rero ntabwo ngiye turabonana ariko nsanzwe muzi kuva mbere hanyuma n'uriya mugabo utsirita witwa Dr. Dr. yize nero niba ari nero what ibintu bijyanye n'imitsi yankoza ahantu ndamwana abantu uri gukora sati humura ngenda bizi narabyize hanyuma rero no kuri reception ujye ubona ko eme rwose oya bafite serivisi nziza vraiment bafite serivisi nziza kandi bakomerezaho kandi none ngiye ahantu mbera intuza serivisi niba mbi nzabivuga yego wabonye umuntu watangiye kuvuga ngo hari ahantu nahacu tuba twamamaza ako nanjye mbere nakekaga karahawe muri mu nyumvira kuko urumva mutiranatangira gukorana hari uburyo wajya gumbwira ngo nimba nkubwiye ntiwancupye ukambwira ngo gikonda hanaha turavugana noneho nkibaza uzahomba nakubwiye ko ndi mu rugo kucyunyohereza igikondo biro bigatuma ukeka ko ari wanjye urumva naryohewe na zira service zabo kandi ubwo mba nanagutayemo mwibanga rikomeye ubwo nge mpamakanye kari wanjye nyine abakeka ko habi wanjye cyangwa iwawe bashakira iwawe ubwo nakomba naka uziko nawa mutipe twajyanyeyo iyo ajyanyeyo abantu be bakeka ko nawe ari iwe yego wari ko bihura n'amazina ye niki biranahura wa mugani nawe yitwa Sam anyways 078893 669 niyo nimero wavunyishaho kuri Sam Sauna nizo gahunda zindi ukareba ko zitagenda fresh anyways even hari igikondo ku rusengero rwa Pefani munsi yaho gato reka dutangire n'amakuru yacu Depite Ndagijimana ngo ntashyigikiye ko abafite uburwayi bwo mu mutwe bakomeza guterwa ibishinge ejo inteko rusange y'umutwe w'abadepite yarateranye hanyuma barimo bavuga kuri ibi Depite Ndagijimana aravuga ati rwose biriya bintu byo gutera ibishinge no kubaha imiti y'abafite uburwayi bwo mu mutwe ntabwo bigezweho mu bihugu byateye imbere usanga hari ahantu hihariye hari biodiversité hari utunyoni hari indabo nziza yego jardin akibivuga numvaga ari nko kuvuga hari muri parike Nyandungu ira parike y'Nyandungu ko narahasuye mbona hari utunyoni hari indabo nziza hari amagare abantu batwara ni cyanya cyiza se no kwinjiramo nangahe hariye bose nabangiye kubyamamaza bazishyure basu yankate ndabishyurira urumva hanyuma ariko nanone ndibaza aho hantu harahari henshi mu Rwanda twashyira abantu nk'abo ngabo bafite ibibazo byo mu mutwe cyangwa ni ikibazo cyo kwibazwa ariko kuba wakopera abandi nyine ni byiza ariko ubwo kanatekerezwa n'ibyo bikorwa remezo kuko hari n'ibyatangiye sinzi niba nyakubahwa Depite Ndagijimana abizi resama hari umuntu wagize ibyago ni mu mpera z'umwaka ushize ngira ngo nko mu kwezi kwa 12 nari ndi kubyita vuba umuvandimwe we agwa mu bitaro bya Nyarugenge hano bino byo kurya nyuma tujyayo tuhasanga umuntu ufite icyo kibazo cyo mu mutwe ufite uburwayi bwo mu mutwe yego umusore wijeya noneho utavuga menshi ariko gukurikira uko nagiye kuguceka rero ngira ubwoba kandi nabonaga rwose ari kunkurikira kenshi yageze n'igihe aranamfata amfashe ubwoba buranyica ariko mbona hari umuganga unyegereye usa nkaho ari we wari ufite inshingano zo kumucunga biza amahirwe ibintu twaganiriye mbona nyumvise bitagoranye nyine turaganira barambaza ibintu ndamusubiza mbona nta mahana afite menshi ariko uburyo yaramfashe umvaga nkomeje nk'umuntu utegereje ko nza kumurwanya none ndekuye nibwo ubwoba bwatangiye kuza n'ibyunzwe njya gufesinga wa muganga ngira kumugana ariko nk'ibintu murimo umuntu ari hano ararwaye ari gutambuka mu barwayi agize uwaniga cyangwa nk'ubuko yaramfashe nk'iyansekura byari kugenda gute umuganga nsobanurira ikintu gikomeye arambwira ngo uburyo bugezweho bwo kuvura ziriya ndwara
ntabwo ari ugushyira bariya abantu mu kato. Iyo bashyize mu kato nyine bahita bumva bari mu isi itandukanye n'iy'abandi, babibona ko bavanguwe, none bikabagira aggressive cyane, cyangwa nimba atari n'ufite aggressivité akagira uburyo amera nk'uremba, ya ndwara ikarushaho kumuzahaza. Ariko iyo bagumishije mu isi y'abandi bituma barushaho kumva nyine n'abari abantu, noneho no kuremba kukagabanyuka. Ntangira kumva iyo logique, mpita mbona ko wa muntu kuba yamfasheho ntabwo ikibazo cyari ahubwo ikibazo cyari njye. Iyo nza kumenya icyo kintu mbere, njye nari kumubera friendly, ukwaje nkamwereka ko nta kibazo, gake gake nkaba ndanamufashije muri healing process. Rero ibi depite avuga ni ibintu bikwiye, ni ibintu bikwiye, ahubwo icyo nibaza kirasa nk'icyawe. Do we have all necessities zo kwaccommodating abo bantu, kubafasha muri ubwo buryo? Kandi ubwo byanahera no gufasha rimwe na rimwe abantu kuri iyo myumvire, kuko nk'ibyo nabibwiye na muganga, ariko ntabwo nibwira ko abaturage hanze babizi, nibwira ko abantu babizi ari bake. Yego, urumva ni no kongera umubare w'abantu nk'abo ngabo basobanurira rubanda ko umuntu nkuriya nubwo afite ibibazo ariko badakwiye kumutera. Kandi bijyanye n'umubare munini w'abantu bafite santé mentale itameze neza mu Rwanda, ari naho biganisha nyine ku kuba byajagura umuntu akarwara mu mutwe ku buryo bugaragara nyine, none bugaragarira amaso. Hakwiriye gutekerezwa kongera umubare w'abantu bafite ubushobozi bwo kwita ku bantu bafite ihungabana, abapsikologe. Yego, kwita ku barwayi. Abajyanama b'ubuzima nifuza ko banahabwa amahugurwa ajyanye n'ubuzima na santé mentale, kugira ngo uko badufasha mu gutera imiti yica imibu, ko badufasha mu kuvura malaria. Ntabwo mbibona mu bajyanama b'ubuzima gusa. Ujya ubona abantu bazana ibitekerezo byo kuvuga ngo kuki ku ishuri ngo batakigisha amategeko y'umuhanda, ngo nayo umuntu akajya asohokamo ayazi. Kugeza uyu munsi ntabwo ndabona ikibazo cy'impanuka mu muhanda ari ikintu kirakabije cyane ku rwego wahita uvuga ngo ibintu birakomeye cyane, si byo? Simbyanze ko byajyamo, nabyo si bibi, byajya binatuma umuntu aza nibura niyo izuba nimba yaranivanye ku ishuri ejo ntibimutesha undi mwanya akahita ashaka perimi, byanakinspira abantu kwigurira amamodoka yabo, hari ibintu byiza byabivamo. Ariko nk'uyu munsi wafata ibintu bya santé mentale bikaba ibintu abantu bahera ku ishuri biga, uko bavuga ngo uburezi kuri bose, umuntu wiga mu wa mbere segonderi byanashaka bigahera primaire akajya agenda agira notion kuri santé mentale. Umuntu umeze gutya bimeze gutya, iyo witwara gutya byangiza ubuzima bwawe bwo mu mutwe, byazatuma iki kibazo gikemuka, kuko ukurikije ibibazo isi ifite. Uyu munsi umuntu umwe muri batanu mu Rwanda akaba afite santé mentale itameze neza, biraganaho ejo noneho bazaba babiri muri batanu. Harya wavuze batatu muri batanu ku banyamakuru. Wavuze batatu kuri batanu mu banyamakuru. Kuba barabayeho. Ukurikije imibereho wasaga we ntabwo nabipimye, ariko navuze ni wasanga nka batatu kuri batanu ibibazo byarakomeye. Okay, wenda ikiza nuko ari ibintu bikemuka, hari aho umuntu agera akibagirwa. Buriya umuntu uvuye mu mbeho akiyorosa, kongera ku mazi uko imbeho yari imeze nyuma y'isaha ebyiri biragora. Dushimira cyane inteko ishinga amategeko yashyizeho komisiyo yihariye ishinzwe gusesengura imibereho ku bibazo by'abafite ubumuga. Umuyobozi w'iyi komisiyo wa Maria Odette rero yavuze ko hari gahunda yo gutera ubusitani bufasha abo bantu, ikaba yaratangiye. Ati turaganira na Minisante batubwira ko na Kanyinya na Kinyinya ngo batangiye gushyiraho ubwo busitani, barimo baragenda babihindura. Biriya bishinge byagiye bivugwa, ariko kuba nabyo ngo bitorohera babitewe. Nabyumvise cyane cyane kuri wa mugabo yitwa nde? Oya, apana yaka. Uri kuvuga barafinda. Barafinda, yego, numvise bavuga ngo ibintu by'ibishinge kuri barafinda, ariko sinamenye ngo byagenze. Ibyo byo naba ningiye mu ntazi, nabambeshye. Ubwo nyine bavuze iby'ibishinge bitanye. Gusa ngiye no mu bisanzwe ngiye nkunda guprefera ibinini kurenza inshinge. Inshinge nubwo bazishima ngo zivura, ngiye ndarutinya rwose no kumva ko nzaruterwa ndushaho kuremba. Reka dukomereze kuri dosiye ya Apotre Yongwe yaregeye urukiko. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwatangaje ko bwamaze kuregera urukiko rw'ibanze rwa Gasabo dosiye ya Harerimana Joseph uzwi nka Apotre Yongwe ukurikiranyweho icyaha cyo kwihisha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Ive Karame, hari igihe mu minsi ya mbere najyaga ntekereza ko Apotre Yongwe, mbabarire, Apotre Yongwe dosiye ye itazagera kuri uru rwego rwo kuregerwa urukiko. Nawe ngira ngo ushobora kuba warabikomoje. Ntabwo nigeze mbitekerezaho na rimwe. Ko ngiye naravugaga nti abantu biwe bishobotse nimba ari ibibazo by'amafaranga ashinjwa bakayashaka hakiri kare bakikemurira ibintu, ariko akenshi byageze mu nzego biranagorana.
bishobora kugera mu nkiko ariko icyizere cy'uko Yongwe azataha cyo ndagifite ndanabimwifuriza ndabimwifuriza yego azaburanira mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo mu ruhame cyangwa mu ibanga rikomeye ndi gutekereza ko ari mu ruhame urubanza ruba ruri open nkuru nguru ni hariya Ikibagabaga niho haba urukiko rw'ibanze rwa Gasabo iruhande rw'ibitaro bya Kibagabaga hirya gatoya ryari umuvugizi w'ubushinjacyaha Nkusi Faustin yavuze ko iyi dosiye yamaze kuregerwa urukiko rw'ibanze rwa Gasabo ariko ntabwo urukiko rurayiha itariki Yongwe rero yatawe muri yombi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 atajya gufungirwa kuri station ya Libu ya Kimihurura ishobora njya gusura Theo nabajije bamwe mu bana hasanze barambwira bati tubona za hano ariko ntabwo tumenye ngo yavuye ajyahe hagati rero ubwo ashobora kuba ari mu maboko y'urukiko ubwo bari hehe urukiko rufungira muri gereza oya ntirwakumanura abataragukatira muri kasho ntabwo bari gereza muri kasho gereza sira cyaba usigororero simbizi interanya n'imito itegeko rero gereza ubanza atari n'ikinyarwanda hari ubanza atari n'ikinyarwanda mu kirundi nibohero hanze gereza ari nk'uruswahili cyangwa icyo hanze umuco nyarwanda gufunga bitari birimo buri bintu byinshi njya nsanga tubifite amagambo y'amatirano mpita nsanga byinshi nyine ubyo wacu bitarahabaga icyo cyaha rero ni icyaha giteganywa n'ingingo y'174 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange iteganya ko kwihesha ikintu cy'undi iyo biguhamwe cyangwa urukiko rubiguhamije ni igifungo cy'imyaka 2 ariko itarenze 3 ni hazabu y'amafaranga miliyoni 3 ariko tarenze 5 z'u Rwanda nge nkunda ibihano biba birimo akantu kavuga ngo cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano kuko ifite breshe yo guhita wishyura kariya ka kimwe nkakunda kwako cyane kuko ugashyigikira gahunda nziza nkundi yo kudafunga umuntu utari mu mugambi wo kwica no kuvuga umuntu utari mu mugambi wo kwica cyangwa ubundi bugizi bwa nabi kugambanira igihugu kusagarira umutekano wacyo ntabwo mba nyine kumufunga mba numva byakabaye amahitamo ya nyuma hari igihe bashobora kuvuga batoke ku muntu ari gufungwa imyaka 5 ni hazabu ya miliyoni 1 agiye kujya hitamo gufunga iyo myaka 5 sibyo noneho cyangwa yishyure miliyoni 5 atatayifunzwe cyangwa nafungwa 2 za miliyoni akazibona hashize birafunzwe azazitange ubwo ngubwo azaba asigaje gutanga 3 n'ubundi yitahire aho ni navuga abantu twakiga kumenya abantu b'inshuti zacu nyakuri nako twakiga kubana ejo wajya hariya nkayongo abonye uburyo byagoranye kubona umwavoka bazamo no kuryana biri no mu bintu bitanshimishije ubona bamwe baritwa inshuti z'abandi nabakozi be bari kujya mu macano bamwe bavuga yavuze baba je regrette fort no kuba nanjye narigize igihe mvugaho ku bintu biye bitari muri uburyo nk'ubu bivuga nk'umuntu wa hafi ariko ibyo bintu byaba ari nka byiza nk'ubu nkayongwe rwose bikagira nka gutye hakaba ari nk'iryo tegeko rivuga ngo amafaranga gusa niba benshi mu bagiye bajya mu makomanteri bavuga bati yari ibiceri hakaba nk'ibarura bakavuga batoke ni miliyoni 25 duteranyije muri rusange ahantu yafurapye abantu yose tuyateranyije ukwema bamubabariye yego abamukoreye ntabishyure bamubabariye nanjye ndimo ntacyo bumwishyuza akaba abo yafurapye nyine bakayamwihera byababaje batazamubabarira bakavuga atabamubabariye muri ibumoso abataramubabariye muri iburyo abamusonera make akabishyura andi make muri he imbere bagateranya bati 25 tamubaza ati yo ngufite angahe aho kujya kwicara imyaka 3 muri gereza urayafite yi ukumva ukuntu ubwo butabera bwaba buryoshye yaba atayafite akahita atakamba kohereza ibaruwa hanze akavuga ati bantu banjye I dig mini dig kumfasha ni nona ngewe mfite 15 harabura izindi 10 I dig mini dig kumfasha ni nonaha kandi gufungurwa ni nona no gutaha ni nona kari ukuntu bitwara icyumweru kimwe ese televiziyo iracyari gukora cyane abahungu bari kuyibyina neza cyane kandi content nziza cyane okay ubwo rero munareba harya kureba televiziyo buriya nabwo ari n'umuntu waba afite nk'umugambi mwiza wo gufasha Yongwe gufungurwa cyangwa kuko byanze kunze hazazo ni hazabu naramukamijwe ibyaha nabumweri no kumufasha reintegration mu kugaruka mu buzima yihanze niba ufite ibintu wakamamaza wagiye kwamamaza kuri Yongwe TV waba ukeneye no kwamamaza henshi harenza ukaza no kuri Primo Media Rwanda ukaba umufashirijemo kabiri wanaharenga ukajya kuri nkwe mu rugiye official spiteke amamake ntabwo ahagije
muze namwe. Anyways, reka tujye ngira ngo ya Jean Paul yo twayikomojeho, ariko nabonye RMC yabivuzeho, ndetse twavuganye n'umuvugizi wa RIB impamvu icyaha nka kiriya batacyohereje muri RMC ngo abe ari igikurikirana. RMC nayo iravuga iti Jean Paul twagerageje kumufasha guhera ejo. Burya nabonye Mugisha Emmanuel wa RMC yabwiye bagenzi bacu bo kuri bwiza.com ko bahamagaye Jean Paul bagira ngo bavugane nawe na RIB ku bijyanye no kuri guhamagazwa kwe, ariko ngo akavunira ibiti mu matwi. Hanyuma bakavuga bati nta kundi natwe twari kubigenza, kesi ye twari gomba kuyikurikirana, tumwohereza abanyamategeko. Aravuga ati abanyamategeko nabo ntabwo yemeye kuvugana nabo kugeza ubwo ngo akuyeho telefone. Nazo mbisoma kuri bwiza.com. Ive reka iyi tuyireke kuko twayireka, ariko ubwo uri kumva icyo RMC ivuga gitandukanye n'icyo umuvugizi wa RIB yagutangarije. Umuvugizi wa RIB yagutangarije ko ibyo Jean Paul akurikiranyweho ntaho bihuriye n'umwuga w'itangazamakuru. Namaje ni ku cy'urwego rwa RMC ngo iki kibazo gikemurwa na RMC, asubiza ko byatewe no ko Nkundineza yari yaraburiwe akinangira, kandi ngo ibyakurikiranyweho ntaho bihuriye n'umwuga. Ariko mu mboni za RMC hari aho babonaga bishobora guhurira n'umwuga, yewe na Jean Paul ku giti cye arabona bishobora guhurira n'umwuga, yewe n'abandi banyamakuru bamwe hari aho babona bishobora guhurira n'umwuga. Ntabwo bikora uko biremereye, ariko nyamuneka mu cy'inkoni zambu buriya nuko gukubita bitakibaho cyangwa bitari mu mategeko. Undi hari nk'uburyo bagufata mu buryo bw'umuryango, bakakujyana hariya bakakubwira bati nta makayi wambariyeho inyuma, bati ntayo cyane ntiwagondetse udukoni 10 mu gitondo, 10 saa sita, 10 nimugoroba, hashira iminsi 2 bakavuga ati none nta mibyimbyi hari se, babona ntayo, none gahunda tubane neza, bakanza bakagwa n'ibintu by'amafiriti na ciyazi, byanashoboka nyine gutyo. Ariko ntabwo mvuze bibabaza umubiri, buri ikibuno ni icya leta, kera niko bavuga. Ariko ngo manzanyemo brag mwabantu mwe mu bibabaje, tujye tuzanamo na brag. Umuvugizi w'ingabo za Uganda Brigadier General Felix Kurayige yateye utwatse amagambo ya bamwe mu banyekongo bavuga ko abasirikare bari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba b'icyo gihugu bashyigikiye M23. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa Ijwi ry'Amerika, Brigadier General Felix Kurayige yibukije abanyekongo ko igitero ingabo za Uganda zigeze kugaba muri Kongo mu 1986 naho zageze abamenyesha ko ziramutse zisubiyemo igitero nk'uko cyagenze ngo zagera kure. Ati rero turamutse dushyigikiye M23 byagera kure. Ive izi ngabo za Uganda zimwe mu mpamvu abantu bavuga ko zagaragaye nk'izishyigikiye M23 harimo ko ubwo kontenja yazo yerekezaga hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ibunagana, byagaragaye ko ari abantu b'abafrere basanzwe baziranye, ndetse amafoto yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga akabagaragaza baserebura. Icyo ni icyambere. Icya kabiri bakavuga bati M23 yateye iturutse Uganda. Izo nyeshyamba ziyorganije zirongera zitera igitero kuri leta ya Kongo ziturutse muri Uganda. Ni gute Uganda itazishyigikiye? Icya gatatu, Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda ati narabahamagaye turaganira, bambwira ibyo numva bavuga, numva ntabwo ari ibintu biremereye leta ya Kongo yakabaye bima. Rero nuko icya kane, umujyanama wa Museveni mu by'umutekano yego atuzabeshya agakora kuri bari abasore azabona. Hari ejo ninabonye ko Museveni se yongeye kubona na Tshisekedi bafite n'amasezerano basinyanye. Ntabwo babonanye, byanyuze muri ministeri zabo babayobozi mu zindi nzego, ntabwo babonanye visa vipa. Bizansaba umuntu mp'amakuru cyangwa umuhugura. Museveni ndamutinya muri iki kibazo cya M23. Kandi sinzi niba u Rwanda rujya rubasha kubyitaho cyangwa wenda reka nizere ko u Rwanda rutabibona nk'uko mbibona, ariko ntinya Museveni muri iki kibazo. Nindi kuyumvuze Museveni ndavuga ubutegetsi bwa Uganda. Mfite ubwoba ko baba bafite ikintu bazi kuri ibibazo bya M23, nyine bakabazi ikintu bokeje gitandukanye n'ibindi bihugu, kuko simbo nibyo byose uvuze uburyo bitabangamira ubutegetsi bwa Kinshasa. Ngo hanyuma u Rwanda akaba ari u Rwanda buri gihe akaba ari rwo rutungwa agatoki, keretse nimba u Rwanda narwo rufite ikarita rukina bazi. Ako nanone ntabwo mbyumva nose. Mbona Uganda yakabaye itukwa ku kigero kiruti cy'u Rwanda cyangwa bingana da. Ntabwo rero ndiyumvisha igituma Kongo
nta kintu bivuga kuri Uganda muri bintu bya M23 buri gikareba u Rwanda bituma mita ntinya Kampala nkavuga ni babona hari ikintu bokeje nyamara twe tutari kumenya nta makuru mbifite Kurayigere rero yavuze ati Uganda aho iteye ubuhamya buba burebeka tugabye igitero dushyigikiye M23 mwaba mubireba kongerega yarasuzuguritse buriya iyo umuntu wo mu kindi gihugu yigamba ngo twe tuje umunota umwe kaba kabaye anyways wamenye ko ejo se ku itariki 16 umutwe utaramenyekana ngo wagabye igitero nanone ku ngabo za Uganda bari kuvuga bari gukeka ko ari Yazanye nta nabandi bababo ngo bakomerekejemo abasirikare babiri bahita bajyanwa kuvurirwa Kisoro yongeraho ko nibisubira abagabye igitero bazabyicuza ntegereje komanteri umunyamakuru we utari kari nijabo imvugo zo kuvuga usa n'ukingira ikibaho Mutesi Joli ngo ntizikuraho umunyanazimbwa yavuze nawe urimo abanyarwanda muri abana b'Imana twikomereze anyways reka tujye kuri Fardc rero uribuka ko mu minsi ishize rwo twavuga contre-offensive ya Fardc ariko ubu ngugiye kohereza izindi brigade 15 zo guhangana na M23 niko mugaba mukuru w'igisirikare Lieutenant General Christian Chiwewe yavuze ko bagiye kohereza mu burasirazuba bw'igihugu brigade 15 zo kurangiza intambara iri kuhabera kuyirangiza ubwo barabyita kuyitsinda ikibazo ni umubare w'abasirikare ikibazo ni icyo barwanira ikibazo ni ukuri kugomba gutsinda ikibazo ni iki ibibazo ni byinshi hari ibibazo ni byinshi hari no kubanza gusobanukirwa impamvu barwana mbere yo gushaka gutsinda mu buryo bw'igisirikare abantu bakwiriye kubanza kumva impamvu barwana kandi iyo mpamvu bayisobanukiwe ntibasanga ingufu z'igisirikare z'umurengera zidakenewe basanga hari ibindi byakorwa rero igitumi z'igisirikare zikenewe kuri uyu munsi bagiye kuzizana Fardc maze iminsi cyangwa se Wazalendo na Fardc bamaze iminsi bahura na resistance ikomeye M23 kandi M23 nayo yabonye umwanya uhagije iyi ceasefire igiye kumara amezi 9 yari umwanya uhagije wo kwitegura no kwitunganya cyane no kwisuganya jo ndi mwari muri kuganira n'umuntu uri pari mu Bufaransa ubwa mbere nari mwumvise ariko mwumvamo rwose ikintu cyo kuba hafi cyane ya M23 no kuyishyigikira yagusubiriyemo ako kana atuje cyane ko buryo M23 rwose abona ataragafuka imvugo rimwe kandi ko yakoresha icyo gihe cyose mu kwisuganya kohereza izo batayo rero bizaterwa n'uburyo M23 bazasanga ihagaze nayo nibwira ko uko byagenda kose ingufira zifite kandi irabizi none wanabitangaje ko ugiye kuzohereza ntabwo yaryama ngisinzira ya ubwo rero no kwitegura no kureba niba koko umuhati w'abakuru b'ibihugu cyangwa n'ibiganiro byagiye bibera Nairobi Ethiopia muri Addis Abeba Rwanda muri Angola Bujumbura mu Burundi Nairobi muri Kenya byose bisuzuguwe hanyuma imbunda akaba ariyo ibikemura hari abantu barindwi batwikiwe mu nzu igoma polisi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyo yatangaje ko mu mujyi wa Goma abantu barindwi bagize umuryango bishwe batwikiwe mu nzu mu gitero cyakozwe n'abagizi ba nabi bataramenyekana ibintu bibaho kenshi Goma nta kindi wese kuvuga ngo pole bibaho kandi birababaje fata umuryango birasanzwe Goma yego bibaho cyane rwose kuki bidakunda kuvugwa cyane mu itangazamakuru biravugwa ko nibuka ko no muri 2016 ndiyo case nk'iyo yarabaye ubuse byaba hari aho bihuriye na bwa bwicanyi buherutse kuhabera byaba ari amantu za hagati y'abantu byasaba kumenya abo batwitswe n'ibande akenshi bita binagufasha no gutekereza ko waba yabatwika nibizi no kwihangana abaturage b'Igoma ndetse n'aba by'umwihariko yego navuze mu kanya nshaka kuvugisha umuntu uri Masisi ukunda kuduha amakuru uriyo ariko arambwira ati network ntabwo zimeze neza Ive tugiye kujya muri Isiraheli na Hamas hari umunyamakuru wo muri Isiraheli nahoze nawe nshaka kuvugana nawe ariko yari yambwiye ati muze kumpamagara mu masaha yegeye imbere Perezida Joe Biden agiye gusura Isiraheli kuri uyu wa gatatu aragira uruzinduko muri Isiraheli mu rwego rwo kwizeza icyo gihugu ubufasha bwa Amerika mu ntambara Amerika nyine ihanganyemo n'umutwe wa Hamas Isiraheli
Israel sorry enfin Israel se bwa Amerika reka twubahe sovereignty yabo tuvuge ko ari umwambari wayo cyangwa ufite imagara ariko nayo ikaba igihugu kigenga njye ndabona rero urugendo rwa Biden rutagarukiraho runarimo kuza nyine n'ubundi gukanga abaturanyi ba Israel kubona ko cyane cyane Iran na Liban bari kurushaho kurakara cyane ndetse no kwenyegeza ibishobora gutuma bisanga mu ntambara. How are you, Medina? I'm okay, thank God. How are you? We are fine. Where are you now? I'm right now at the hotel that is in Jerusalem, but not inside Jerusalem, like very close to the city. But thank you very much for joining us here in Rwanda on Primo Media Rwanda. We are just talking about the ongoing conflict or war between Israel and Hamas. Okay. Did you know how Hamas managed to enter your country? Yes. Okay. Let me tell you something that is so ridiculous. In a few days ago, before everything started, not a few days ago, now it's been 11 days from the beginning of the war, but I think in 2 weeks ago, about 2 weeks ago, Hamas trained, and we heard everything from our houses, and we got a message from our emergency unit that said, the booms that you hear for the citizen of my moshav, okay? He sent us a message that said, I can also send you the message. I have it, but I can translate to you if you want. That said that Hamas is training, and this is what you hear. This is the booms that you hear. And so we knew already that Hamas is training for, I think we said that for more than 4 years it's been like trained. They were trained, and the last operation was with Jihad Islamic, so they weren't involved with the operation with Israel or something. They just watched and trained the whole time. We knew that something is going to happen. We didn't expect it to be that big and horrific as it is. You as a journalist, you knew that, and Shin Bet and Mossad didn't know that? I'm sorry, can you repeat it? You as a journalist, you knew that Hamas is training, but Mossad and Shin Bet didn't know that? Yeah, we actually knew, all the people knew that they are training. And also we knew that they are training to kill us, but they didn't do anything about it. They just kept sending us a message that said that we need to know that the booms is not it's their training. That's what they say to us. So we kind of expect something to happen. President of the United States said that he's coming to your country Wednesday. It's tomorrow. What do you expect from the President of the United States? Wow. Okay. First of all, I thank God that right now we have finally we have the support. Like, we have the support from USA for a very long time, but right now we have all the support that we need, and we need more. I actually said that I don't think anyone until this war will end and until all the hostages will come safety and unharmed and unwarmed. And I feel like this opportunity has to take in, and I'm talking about opportunity to finish Hamas, to stop the terrorism. It's been so many times, 22 years, we have been suffering from rockets above our heads and from terrorizing everything around us, including some protests
on our border. Then they so many fire across the border, and they are yelling, and they are making people on a daily basis. They're making people lock close the windows because the smoke comes all around, and it terrorizes us in many, many ways. It's not just the rockets. It's not just, if you heard about the balloons that they send balloons to the air, and then it sets fire all around. And it's been many, many years. We are suffering from terror, from Hamas and from Jihad Islamics that live in Gaza, also in other places, also inside Israel. We have Jenin and, all the conflicts between the citizens in Israel. So I feel like USA should support Israel, whatever it takes, to finish it. And we don't have other options. We don't have other choice. We have only one country. We don't have any other place to go. So this is our time to finish that. So I hope that USA will do it and don't make it do a fire case, and don't make us stop the war, or don't make us do a humanitarian things to Gaza, because they are our enemies right now, and we can't. Medina, do you think it is humanity to cut off power, electricity, water, and medicine for the people of Hamas? Yes. I think for the people of Gaza at all, because he, a human being, a normal human being that wants to have his own future, to have to build a whole future, and to have dreams and to achieve them, they don't actually have it. And they get all the education for hate Jews, for hate Israel, to destroy Israel until they reach success. But cutting off water, cutting off electricity, cutting off medicines, it is also destroying people from Gaza. Yeah, I know. It's a war. What we need to do is my enemy. Should I help the enemy? No, never. Which country will do that? Any country in the world will do that? We did so many things that it actually is unbelievable that we did, okay? For example, right now we have kind of a hostages that murdered Israeli and Jews inside their homes. They rape women, they kill babies, they behead babies in their own homes. They kidnap children, women, elders, and so many, like about 200 people right now is hostages by Hamas terrorists in Gaza. And I need to worry about their water, their electricity, their safe. It's unbelievable. No country is. I have another friend. Can I join her to the conversation? It's okay from you right now. How are you? Hi. How are you? How are you? I'm fine as much as we can. Nice to meet you. I'm Eva. We are working together with Ingabo. We are all from Rwanda. We serve Primo Media Rwanda. We've been talking with Yair Medina, of course, from Israel too. That's why we want to hear from you. I just heard that you talked to her about the electricity and the water in Gaza. Yeah. Okay. By law, no country is duty to give water and electricity and such thing to another country, especially when this country or city, whatever Gaza is
terrorists. Do you think that all people from Gaza are terrorists? You've been attacked by Hamas, not everyone from Gaza. Okay. Hamas is I don't know. They are the government, okay? They chose them, and now it's not democratic in there. Yeah. Okay? We are fighting terrorists. They are educating terrorists, young children and women. If you are walking in Gaza right now, a 4 or 5 and 6-year-old boy will tell you how much he hates Jews, how much he wants to kill them, how much he willing to go and stab Jews and run over Jews and in every kind of unbelievable way, for real. Okay, this is the kids over there. Okay. If I hear you well, you regard all people from Hamas as terrorists. From Gaza. Okay, the kids in 2002, 2003, 2005 are the kids that did the massacre in Saturday. Okay, you get what you say? Yeah. All the city are terrorists. Yeah. And even they don't, they elected Hamas to be their government. Yeah. I'm not supposed to I'm not supposed to give them anything humanitarian, okay? They have so many countries that support them. There are Egypt, there are Qatar, there are Dubai, there are so many, Iran. There are so many countries that wants them to win this war. Why are Egypt don't open their border, the border to the citizen in Gaza? Why they don't help them? Why they don't bring them anything? You know, they put another border just to prevent the Gaza citizens to cross the border to Egypt. They don't want them because of Hamas. Nobody wants them, and we stuck with them, and they're killing our children, they're killing our babies, they're killing everything. We are scared in our home. But yes. Your friend is sounding as if you have no mercy for the people of Gaza, because it's not about the mercy, it's about a war. When you are in a war in your country, there are no mercy for everyone. You need to protect your citizens. You need to protect your country. But there are some victims, there are some innocent people. Okay, but you don't let me talk. Yeah. If you don't protect your country, there is no country. If we are not going to protect Israel, there will be no Israel. If they will put down their weapons, there will be no... Thank you, Medina. Thank you. Okay, so I have to say that there is a one sentence that we all said. A few tons of times we said it, okay? If Palestinians will put down the gun, will be peace. The weapons will be peace. If Israel will put down the weapons, will never be Israel. Never will be Israel, and that's our situation right now. Yeah, thank you very much, El Medina from Jerusalem. And Noor Amal. Thank you. Thank you very much. Ive, urumva ko aba bantu bafite umujinya cyane, barakubwira bati abantu bose batuye muri Gaza bemeye ko leta ya Hamas ari bayobora ubwo bose no gusya tutanzitse, nicyo mbashe kumvamo. Ikindi tuti ese muri gutekereza ko nta bana cyangwa abandi bantu batari ibyihebe muri kwiciramo, bati iyo turi mu ntambara no masi nta mpamvu, ati kandi igihugu cya Palestine kirashyigikiwe, yatubwiye Iran, atubwira Misiri, kandi ibyo byose ni ibihugu by'ibyihebe. Ati nibyo bidukikije, ati dukikijwe n'ibyihebe, ati nitutarangiza iki kibazo muri make nta yandi mahirwe Israel izabona yo kurangiza ibabana. Kandi mise nihebe. Kuko urumva hari urwangano rwashinze imizi ku mpande zombi, kuko ushize twavugishije uyu noneho uyu Medina contact ye nayihawe na sekuru yabaye mu Rwanda. Yego. Sinzi ukuntu nabitekereje cyagiye tuvugisha no muri Palestine n'abanyarwanda bari muri Israel bagatangira kutubwira ko bafite briefing yo kutavuga kuri ibi bintu cyane. Ndavuga ariko ubundi nta contact nabona y'umuntu wo muri Israel kandi ushobora kubohoka akavuga. Yego. Sekuru rero yabaye mu Rwanda, nje namwamuvugishije mubwira ko nshaka nimero z'umunyamakuru. Ahita ambwira ati rero mfite umwana wanjye ariko ndi sekuru
uba muri ibyo bintu byanyu yego tinabahuza ariko ntabwo yanditse ko Medina ari vubi bigeza oya n'umurakari biteye ariko ubwoba urumva mu gihe cy'intambara tempa iba yazamutse haba ko wewe wageze n'igihe bigira personality wari bwabo n'umuntu wawe igihugu cyawe bwatebwe wari bwabuzwa amahoro iwamwe wari bwahunge yego ariko ku ruhande rumwe ukabumva ku ruhande rundi abanya-Palestina nabo ukabumva kuko buri wese arashaka kudefanda territorial integrity y'igihugu cye hanyuma arashaka kudefanda ibyo bita urwango urundi ruhande rubafitiye wumvishe ko bavuze ati mu ntambara nta mbabazi kandi bo barakubwira ko abanya-Palestine barakubwira ko bamaze imyaka 75 babangamiwe na Israel abana bati mu myaka 23 ishize ntitugoye kabahora batugabaho ibitero ntabwo byoroshye ni ikintu gikomeye cyane arambwiye ndamuhaje nibi abona Israel ishobora kuzagera igihe yataka bira bihugu bindi byitwa ko bishyigikiye Hamas na Palestine umvishe ko ati Israel izakora igishoboka byose ariko kugira ngo iri terabwoba rirangire ejo Biden muri Israel azavuga ibitandukanye n'ibyo Blinken we yavuze Biden n'ubundi icyo azavuga cyamaze gutangazwa no kwerekana solidarite ko bari hamwe na Israel hanyuma Blinken we yaragiye kwerekana iki mbona ko byari nk'integuza Amerika ntabwo iri kuza kureba Israel nk'igihugu cyugarijwe kuko umunsi Israel niyo iri kugaba ibitero yabigabweho iri kwihorera no kwirinda andi mahanga yabizamo no kwereka Israel ko bayiri kumwe kuburira ibihugu baturanye Libani Irani murazama Amerika irabakoraho ariko Amerika nayo biyiteye impungenge ifite ubwoba ni nko kubwira Israel ngo dushaka uko ibintu byakemuka Amerika irashaka ko birangira iriko n'ingaruka bifite byonyine urebe muri Ukraine amarira ya Zelensky ari kubabwira ati iyi ntambara yatangiye hari iradukoraho Amerika iri buhugire kuri Israel kubatera inkunga Uburusiya buratumara kandi turi kugana mu bihe by'itumba tugiye kumererwa nabi sinzi imbu uri kubona icyo kintu kandi Amerika nayo birayigoye Biden rero ntabwo ari impanuka kuba Anthony Blinken mu gihe cy'icyumweru kimwe intambara igeze ku munsi wa 11 mu gihe cy'icyumweru kimwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga amaze kuza inshuro ebyiri intwaro zaraje hemezwa abasirikari ibihumbi bingahe bagomba kuhaza na perezida kabaje ntabwo ari ibintu bisanzwe ni bihe bidasanzwe kuri Israel ariko na leta zunze ubumwe za Amerika Biden yavuga ko iyo support ihari iyo bashaka yose izaboneka ariko nibwira ko Biden ashaka uburyo ino ntambara itabangari kuko niba ngari bizagora ubutegetsi bwe cyane bizabona bicyasha cyane ku butegetsi bwe ndetse bizana costinga match abademokrate mu matora y'umukuru w'igihugu ikindi cyasha ko ni cya Ukraine na Rusiya ntago barakirokoka anyways reka dusoreza ahangaha mwakoze cyane abadukurikiye ikiganiro cy'isesenguramakuru naho ku munsi w'ejo Yves Nkuye mu rugiye wakoze cyane nakoze cyane Karinija yego mugire ibihe byiza bitewe naho muherereye